ariko uyu mutwe wawe uze wasibyemo ko jewe nshobora kuba mu cyaro. Sheri uranyumva neza? Yakwindikira se ugambije ganga ugiye ku rugamba. Yebere mbona ntazabishobora kwimara. Apacacaka hose ntabwo uzabishobora iki. Manze ngo akano kamwe. Ujya wemera ko ngukunda buriya? Shiramunda. Ega buriya niyo dushwana ariko ngiye burandana ko. Shiramunda. Merci aussi. Yego. Ariko ntuzongere. Nukuri nta kindi kintu ujya nguhisha pe. Ese nahimbazwe make. Ariko nabonye ubutumwa bwawe. Ndi kugira ngo tugire vuba ngende ngiye ku rusengero mfite inama yihutirwa kandi nigiye uyobore. Sibyo? Reka tugire vuba vuba nihuti. Nanze kwica gahunda yawe rwose. Oya ntacyo urakoze. Kuko burya kwica gahunda ntabwo ari byiza. Ni karibu rero. Bite bone. Bite? Ahubwo se wabite? Bite. Ndashaka umugabo epako. Uramushakira iki? Yako nsigaye numva ngo uri maneko. Usigare maneko w'umugabo wanjye. Zibaho ngaho se. Wandaya we mugore. Zibaho niko mubwiye. Ese ubona naho uramubwira iki kunsanze hara? Ubuze ngo iki? Kagabo kagira ubutiku. Ubundi kagabo nkaho kagira ubutiku. Yari ushaka kunzamukana ngera aho. N'umugabo wagize agatobero k'imwe. Umuntu kiri wanye na kwa Silvide. Shandishimye pe. Pastor harya ngo warugiye mu nama. Ngiye mu nama nuko mbonye message yawe. Ndavuga nti rero ntabwo ngomba kugenda ntakugezeho cyane ko wari umaze iminsi utagera ku rusengero. Ntabwo wageraga mu materaniro. Niyo mpamvu navuze nti reka ngera aha ngaha mbanze nkuvugishe. Sibyo mukobwa wanjye? Pastor rero mfite ikibazo mu rushako rwanjye. Agusatura ngewe ntabwo ndi papa. Ishuke. Ibeshye unkoze zaba zinokeza. Genda biri mwana nakusatura ngewe nta soni. Nagusatura hano ni wanjye. Nagucisha miki ngewe. Nagucisha miki. Wasohotse umugabo nta kintu atamu umugabo araguhaye. Ikibazo kiri. Uragiye ko wowe ntutuza. Uyu muzaze turakuzi, kuri muzaze turakuzi ibyo byose. Ndaya gusa. Akoseba ko. Umuntu arabatuma kugenda umuti wa meza yo koko. Watindijwe n'iki? Ako twasanze hari abantu benshi nyine turindira ko babakorera natwe dukorera. Aya nabo mwagize uburangare. Mwatinze cyane. Uratwihanganira nyine twatinze. Ako tugufitiye inshyushye. Aha, noneho mwabera mujye kumaka kuru keza. Nimumbwire. Ndabona sinzi. Nta kwishima, nta morale. Ntuherutse mu materaniro habaye iki? Nta mahoro namba. Ukwizera kwanjye no kwihangana kwanjye ndabona birimo birarangije. Byagenze bite? Pastor biramuza kunyegera. Biri ahora nkubita mu gitondo saa 6 n'ijoro. Biri asigira raso y'igihumbi. Agatari kumbaza amafi, amafiriti, inyama. Mu byukuri arabizi neza ko nakazingira. Ariko wumve arataha nibyo atahambaza kandi abansigiye igihumbi. Byareka banze mukorere bya bindi bari bambwiye. Amazina yose nayakaye. Ku munyana Bella. Okay. Thank you. Wakimije kana kimuzamura telefone y'indorere message. Umva sheri nanjye nakubwiye. Uri kumva? Umugabo wanjye mureke. Uko tubanye turakuzi. Umva. Ha nundi munsi. Ko kimeze mbese. Igiki? Ndabaya gusa. Igiki?
ese ubundi agwemba ngahe ntabwo nshishamo ishyiraho nge nakubwiye ngo gerageza ibeshye uzi ko wabivuze kuri kwe koza arizo njaba nkwereke uzi kuri ndanya yandi kahaba yandi umva uri matimba neza neza ninza kukurayaho ariko uzagira tujya ntabwo nakwemera washinze dore umva nkubwire mbare kabiri watokeye he urankanga se ngewe mbare kangahe umva ari wowe mbare kabiri ntabwo ugiye ntabwo kumva ntabwo usaturamo iki ntabwo ushishamo iki nakubwiye ngo gerageza ntabwo ushishamo iki n'ujya ngo nakubwiye ngo hanze umva ntabwo hanze urankanga se ngewe uragenda kandi twagiye nyine duhura na mupenzi n'ihabara twaciye ahantu uri kumwe n'umukobwa bari gusomana ariko mwabakobwa mwe mwabakobwa muramwanze none mugeze naho kujya kumuhimbira ariko ntabwo ari ukumubeshyira n'ibintu twiboneye n'amaso yacu ariko mwabakobwa muri bazima ariko mupenzi mumuzize iki mupenzi yari ari gusomana n'umukobwa ahantu munsi y'igiti nk'abantu bari mu rukundo wahora ni iki none reba aho ngeze ndebera ibyo aba yangaburiye pasita aho bigeze ngiye kwigira iwacu ndabona ari abantu bonyine nshobora kubonera amahoro kuko ntabwo ibi ngibi nabishobora oya mukobwa wanjye Magi reka nkubwire hari icyo Imana yakora kugira ngo iki cyitwa sentire ikubita abantu inkoni ikubita abantu ukuboko kuzamura gukubita abantu guhindura ibitekerezo ujya gusezerana igicucu cy'umugabo ubundi ibyaye byose birazi kwikare gasozi uburyo umugabo wamuzoza wamusengereje nta kintu atakora kintu atakora nakumira utwamukora nakubwiye ngo gerageza nakora kwa mucanyiko rw'umusamba gerageza umva mbanze ngo reka bakipangaritse mbona wiyambitse ubusa mbona maraya gusa mimi napendeza napendeza nini maraya ndacanga urumva fata irangi bura ngira gutya manura urabona ukuntu ufata irangi umanure wongera uzamuka nkakata nkatambikisha irangi mfata umuhondo mvanga n'umweru urabona ko murashyira bibika oya shiri buriya ngewe burya ndacanga uruzanacungure reka mbabwire mwabakobwa igihe mwahere none mugeze naho mumubeshyera ngo uhabara ngo ari mu muhanda arimo arasomana ese kuki tumva ko yabikora penzi yego hehe hari ahantu nyine munsi y'igiti ku muhanda ariko mupenzi arananiye mana yanjye mupenzi arananiye gusa nkora ikintu ngahamagare ngire nteko ntabwo wavuze ngo uzihangana mu bibi no mu byiza none se kuki utsinzwe none se icyo Imana yafatanyije hari ugitandukanye none se ntabwo uzi ko wigeze uvuga ngo wibuke uri gusezerana waravuze ngo tuzatandukanywa n'urupfu urapfuye se pasita urabizi ngiye kwihangana kwanjye ntabwo biri buze gushoboka njye ndashaka gusubira iwacu niho hantu honyine nshobora kubonera amahoro shaka mubwire n'ikindi gihe n'ikindi gihe amaso mabi ubundi nkawe gore nawe urumugore warekeje ndeka ubwo mbese urateza abagabo nakubwiye ngo kabiri usohoke uriya mugabo yarakugenda niba ari n'ikirozi wowe sineza ko umugore wawe wanjije iyo umugabo ariko nawe banza ushaka ariko ari super jiji ziba wumve nawe banza ushaka twatera ushaka njye ntabwo nakwiteza wangegeraho jese nakwiteza wanjije hapa muzima kweli rofa cyane iki ngeno gira gerageza se birarapfuye se ibyo byose nkubwiye ntabwo ariko byabaye ku murongo hari ikintu Imana yakora iki kigahinduka Bibiliya yera haleluya haleluya amen none si ngibi nibyo ugiye kunanirwaho ahubwo rero reka nkugire inama reka ngewe nze kumuhamagara muganirize numva icyo ambwira ariko inama nziza ko waguma mu rugo rwawe ukubaka urugo neza kuko ndumva ari byo byiza byaguhesha amahoro nkaganira nawe nkamubwira nkagira icyo numva nawe ambwira si byo byiza mukobwa wanjye nibiba amahire bizaba byiza ariko nibiranga ngiye nzasubira iwacu
reba none usanzwe nta gahunda mfite wanjashwa ejo banga ibintu byo byaguhaye mbare kabiri wasohotse ntago njye ntabwo mbare kangahe gusatura ahubwo jye wakunkopa ngo uwo munwa mbanze ubundi nkawe njyewe ntabwo wicaye watoje moto nicaye agiye kuyakorera agomba kunzanira amafaranga nkarya neza wenjije reka ngende njije y'umugabo uri indaya n'izindi zose mbona namaze kahaba muzima kweli abeshogoza kabiri wasohotse tujyana tomo ndakubwiye ngo kuntu kwaba gakabura amaso injije hano ni iwanjye ibigoryi mwamwe sinjya mbibura gusa ando wowe ari nkanjye wakora iki sohoka umva wasanga ari ryaha bararye mana yo mu ijuru we rimwe yitwa avuga ngo be muri telefone be muri he baby he ahantu hose umva reka nze shaka muhamagara umva mana yo mu ijuru bigiye murakoze bana murakoze reka nze kuma muri amungu yaramusarije koko turakunda atayabwenge tumva tubigendanyemo neza ahubwo ducunguze uburyo umwete reka dusenge biri uyu musentiri azawuhinduramo imana izawuhinduremo bibiliya yera azajya ahora agendana bibiliya yera aho kugendana inkoni aho kugendana sentire zo gukubita umugore zo gukubita abana haleluya ndumva ngiye mu mwuka amen reka dusenge imana tugende shebite byiza amakuru ni meza ashe wowe usigaye waranyanze oya nukuri ni akazi kenshi shari mbazi tureke ibyo wamba buri kazi ukansura urugo se yego ejo waretse tukajya gufata shambisi no shari mu rugo ni wowe heza ni ntuzi ko ndigiye nyine se umugabo se cyagiye ngo cyagiye mu kazi ntumbaze sawa nta kibazo ndaje yego ashe ndabikunze thank you banguka ndaje mutane kinyusi kinyu Karame. ase wowe uri mu biki genda guhamagariye Nende hanze. data wa twese nyaguhora ku ngoma tukweretse magi ajya gushaka urugo waramubonye mana wamuhaye umugabo yari yishimiye kandi nawe wari wabihaye umugisha niyo mpamvu umwami wacu Yesu Kristo Imana yo mu ijuru tukweretse uyu muryango uwegere yo data wa twese nyaguhora ku ngoma mva mubwire harya ntabwo ufite umukunzi Ndamufite. yego harya baye Abakibisagara. ubu ngiye kuguhagarushya genda umusure nabyo mfite yego bibiri nakugezayo mwegere mana nk'uko wavuze mu ijambo ryawe ati urugo ruzaza uzarushyigikira uzarwemera data wa twese tukweretse uyu muryango ngwino uwusange uwemere uwugendere data wa twese nyaguhora ku ngoma Birangize mawuja kuko ndagenda kumusura. genda umusure ariko umenye ko ku mugoroba akazi ka hano kagutegereje Yego. Mawuja arakoze. Sawa genda. twizeye yuko mwami wacu Yesu Kristo uzadufasha ugafasha iyi ngando ugafasha biri n'umugore kandi mwami wacu Yesu Kristo nizeye kuri bubikore none data wa twese ngiye kujya mu materaniro ngiye kujya gusenga ngiye kujya ku musozi nizeye kuri budufashe data wa twese n'inama tugiyemo ukayisoza amahoro kandi ukayitangira amahoro mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa amen. Se